Nitwa Musabyimana Albert, ndi founder cyangwa se ndwashinze umuryango Peace and Hope Initiative. Ni umuryango rero ufite ingingo enye zikomeye cyane zireba abantu batishoboye, cyane duhereye ku bana baturuka mu miryango ikennye, abakecuru b'inshike badafite abana babana nabo, abana b'abakobwa twita ba head of the family ba single and young mothers bagiye babyara kubera ibyo bukene. Uwo muryango rero cyo uharanira no kugira ngo urwanye cyane imibereho mibi mu bantu bafite ikibazo cy'ubukene. Ni non-profit organization ufite ubuzima gatozi yemerewe gukorera mu Rwanda. So washinzwe rero kugira ngo dutekereze uburyo natwe twatanga umusanzu mu gihugu tubinyujije muri iyo nzira, kuko abantu bagiye bahura n'ingaruka za jenoside, abantu bagiye bagira ibibazo bikomeye cyane, ugasanga bagize imibereho mibi, ugasanga kenshi ubuze uko ufasha umuntu kuko wabuze uko bigenza cyane mu buryo bw'ubuvugizi. Icyo dukora n'ubuvugizi, icyo dukora no kugira ngo turebe ko ari aho natwe twatanga umusanzu, kuko twahawe n'igihugu, dufite igihugu. So kubaka igihugu rero no kwitanga kugira ngo natwe tugire icyo twumve ko ari cyo twaba dukoze mu gihugu, nicyo twawushingiye kugira ngo cyane tuzahura bafite imibereho mibi. Iyi nkunga uyu mudugudu tuyemo imiryango myinshi cyane, ariko bamwe batangiye kugenda batera imbere kubera yuko hashize igihe kinini twageze 2005. Iyi nkunga rero twatekereje tuganira n'ubuyobozi bwa RSHK, twagira ngo abakecuru murabona iminsi mikuru abantu twihugiraho, ugasanga twibagiwe abaturanyi bacu. So iyi nkunga rero muri iyi minsi mikuru izatuma nabo badahangayika, kuko urabizi mu gihe cy'iminsi mikuru imiryango iregerana igasangira, abantu benshi nta kintu kibinjiriza, ni ugutegereza ko Imana kazi buri hise. Abenshi bategereza amafaranga y'ingoboka, abenshi amafaranga y'ingoboka ntabwo aza buri munsi. So iyi nkunga rero igenewe abantu bakennye babaye kurusha abandi, cyane abakecuru b'inshike, kugira ngo babashe nabo gucana imbabura se cyangwa kwishima muri iyi minsi mikuru ya Christmas Yesu Kristo yatuvukiye, kuko aba ari ibyishimo. So kwishima rero ubabaye ntacyo byakumarira. Nkaba ngiye nshimira rero ubuyobozi, kuko tubiganira n'ababwiye nti icyo nakwifuza nuko uwo mukecuru nawe yateka kuri uyu munsi wa Christmas. Christmas ni umusibe ejo, ndumva rwose mwakoze ikintu cyiza kandi Imana ibaho umugisha. Kuri Peace and Hope Initiative byo duhora tubikora buri munsi, n'ubuzima bwa buri munsi ni continuous, ntago bihagarara. Nejo bundi muzabona twongeye tubasanze, kuko hari n'ibindi bikorwa mwabonye dufite, ariko cyane kuri uyu munsi wa Christmas w'abakecuru iyi nkunga nikiri bubamarire. Ni bange bari wishyikirizwe? Irashyikirizwa imiryango twateganyije 30 y'abakecuru b'inshike, n'abandi b'abana b'abakobwa birera bakarera n'abandi bakeya, n'abantu babana n'ubwandu. Ntabwo turubaho amazina yabo, ariko kuko twete tubazi uko tubana nabo. Peace and Hope yatangijwe n'abana bagize amahirwe yo kujya muri kaminuza, bireraga bakarera abandi. Objectif zayo bwari kugira ngo bana batabasha kujya ku ishuri, abakecuru batabasha kujya mwabonye ko twabahaye amazi benshi, twagira ngo twebwe nkatwe dutanga umusanzu, nkatwe twagize amahirwe tukarerwa n'igihugu. So nibo bantu bayitangije, n'abantu babashije kugera muri kaminuza, cyane bireraga bakarera abandi. So nibo batangije uwo muryango. Rero umuryango umaze kugira ibikorwa byinshi twatangije muri 2012, ariko kugeza uyu munsi mwabonye projection zacu, mwabonye aho turimo kugana. So iyi nkunga rero tubonye RSHK yaduhaye iragenerwa abakecuru b'inshike batafite abandi bantu babana nabo. Icyo nashimira RSHK group no gukomeza umutima w'urukundo, kuko ntabwo igihugu cyubakwa n'abantu bamwe cyangwa cyubakwa n'igice kimwe. Nabashimira cyane, bashimira aho bakuye, kandi mbashishikariza gukomeza kugira umutima w'urukundo, n'ubutaha bazabikomeze, kugira ngo kuko turacyafite abantu benshi bafite imibereho mibi, dukomeze tubakure mu mibereho mibi, twubaka u Rwanda rwiza, twubaka igihugu cyiza. Ntabwo igihugu cyaba cyiza abantu bafite imibereho mibi, ariko abantu bafite imibereho myiza igihugu kiba cyiza. So nicyo nabashishikariza gukomeza gukora rwose, mukomereza aho ngaho, kandi Imana ibongere umugisha. Urakoze cyane.